ese wubatse inzu nziza z'amagorofa zirenga 100 ukarara ahantu heza ariko ntiwibaze urara ku muhanda ukuntu abayeho? Ese byaba bimaze iki uharanira iterambere ryawe ariko wajya mu mibanire yawe n'abandi ugasanga ntushobotse? Rimwe na rimwe umuntu akaba yatinya no kukwegera ngo kubwire ikimubabaje. Ibi ku muntu wumva abayeho kubwe ntacyo bimubwiye, nyamara kubaho kwacu kwiza nuko twahangayikishwa n'ibibazo bagenzi bacu bafite, kuko nuzi nyuma yo guhangayika afite wowe bizaba bimeze gute. Ni byiza ko dufashanya atari uko hari icyo ushaka ku muntu. Hari uwibwira ko abayeho yihagije akumva ko ubutunzi afite bushobora gukemura ikibazo cyose yaba afite. Niba nawe utekereza gutyo uribeshya. Ese no kubera iki bavuga ko ibintu ari magirirane cyangwa ko kubaho ari ukubana? Bavuga gutyo kubera ko bazi neza ko umuntu atihagije ubwe, ko azakenera ubundi bufasha butamuturutseho, kandi nawe agafasha abandi, agahangikishwa no kumva ko mugenzi we atameze neza. Ujya ubona iyo uri kumwe n'umuryango wawe mwishimye, museka, musabana, mwumva ubuzima ari bwiza, ngaho ibaze noneho isi yose imeze gutyo. Nta nzangano, nta shyari, nta kagambane, mbega abantu bose bishimiye ubuzima. Abenshi twumva ari nk'inzozi. Twese dukoreye hamwe duharanira iterambere rya buri muntu, byaba ari umusingi wo kugera kuri byinshi mu buzima. Umuntu aravuka akisanga ku isi ariko nahitamo ubuzima bamo. Hari abo uzasanga babayeho neza, abandi bakabaho nabi, bakabanza kwihiringa ngo barebe ko babona amaramuko. Ntabwo nkubeshya, banza uhere kuri abo bana bahora bigunze, abandi bibaza uko ejo bazaba bamerewe. Komeza urebe nabo mu bana batagira epfo na ruguru. Hari aho ugera ukabona umuntu yarihebye, nta cyizere namba yigirira, akumva ko kubaho kwe byabaye nk'impanuka. Oya, uri umuntu w'agaciro cyane, niyo mpamvu ukeneye izindi mbaraga ngo ugere kure. Urahirwa wowe niba uhangayikishwa no kumenya uko mugenzi wawe yaramutse. Gufasha umuntu si ukuba uri umutunzi cyangwa umuntu w'umuherwe. Just heart of love, umutima w'urukundo. Ushobora gusanga akeneye ijambo ryawe rimwe gusa rikaba impamvu yo guhora yishimiye ubuzima, basa kumva ko nawe mu bibazo afite hari umuntu umwitayeho. Uko isi igenda itera imbere ni nako usanga ibibazo bitandukanye bigenda byiyongera. Uzasanga abantu bihugiyeho, yewe nta numva ushishikajwe no kumenya ibibazo byawe. Nugerageje kugufasha akabikora kuko wenda hari icyo muhuriyeho, isano se, ubushuti cyangwa se akazi mukorana. Byaba bibabaje niba nawe ari uko bimeze. Ese niba umuntu yarwara cyangwa agahura n'ibibazo bikamurenga ku buryo yageraho kwiyambura ubuzima, niki twaba dusobanuye kuri we? Ese tuzahura mu byishimo gusa? Oya, none se niba duhora tuvuga ko isi yahindutse, ni waba uri mu bayihinduye? Ngo naba umuntu mu bantu, ngo nta rukundo, ngo yewe yego birashoboka ko byahindutse, ariko se nuruhe ruhare rwawe mu kumvisha cyangwa kugaragariza ukeneye ubufasha umuha? Kuko kwiza no kwifuriza ibyiza mugenzi wawe, dufashanya, tugirana inama ku byananiranye, tugakorera hamwe, tutigwizaho, kuko hari benshi bazadukomokaho kandi bakeneye uwo murage wacu. Tukabaho tuzi ko isi ari umudugudu, global village. Niba isi ari umudugudu, ibyiza biba handi natwe byatugeraho, ariko tubiharaniye. Niba byatugeraho vuba cyane tutabyirinze. Nuko rero tubane, dufashanye, tugere kure, duharanira iterambere rya buri muntu. Ikiganiro cyari sobanukirwa, naho nge wakibagezagaho ndi Ntagara Delphine. Niba wifuza kuduha igitekerezo, icyifuzo cyangwa inyunganizi, twandikire kuri email ntagaradelphine2 bifatanye @gmail.com.